niwe nabonye mu buzima ubwo aribwo bwo niwe oye. Amazina ye yitwa Taff, ubwo ndavuga ngo mumaze kubona arimo kuririmba. Rero muramuzi cyane, hano hanze arimo kugenda abica bigacika kubera yuko ni umusore cyangwa ni umugabo urimo gushimisha benshi kandi nanjye ndimo. Rero nashatse yuko tumugarukaho tukarebera hamwe video zimwe na zimwe zagiye zica kuri za TikTok, kuri Instagram ndetse na zindi social media zose, kugira ngo wirebere ibitangaza by'uyu mugabo, aho agusetsa rwose ukagira ngo yarabyize, cyangwa ukagira ngo kuko afite impano yo gusetsa, sinzi nimba bizi, gusa uno mugabo we nakandare. Ugiye kurebera hamwe rero amagambo asekeje cyangwa ibisubizo byagiye bibazwa Taff, kugira ngo urebe se wowe kuri wowe ubona Taff ibi ngibi ari byo yikora, kuko asubiza ibisubizo rwose bisekeje cyane, ku buryo ni video ze wareba ku buryo utazirambirwa, ni video ze wareba ku buryo wanabwira umuntu ati reka musharing akantu gasekeje, ku buryo ni video wanareba igihe ushobora kuba utameze neza cyangwa uri mu bihe bitameze neza, wumva utishimye, ku buryo wayireba akamwenyu kakaza ku matama. Reka rero dutangire turebana na zimwe muri zino video, ubundi twisekere. Ndagira ngo mwibutse ko mwibutsa gukanda subscribe niba utarayikora, mwibutse gukanda like, share na comment, kuko ari byo bintu by'inkunga ikomeye uri buze kuba uduteye. Hano umunyamakuru yarabajije Taff ati se waba uzi group yitwa One Direction, cyangwa waba uzi yitwa Westlife? Ati nimba uyizi waturirimbira indirimbo yabo. Bamwe muri abo ngabo witwa Taff yese ahitamo avuga ati reka ndirimbe iya Westlife, mwumve indirimbo hano yese aririmba. Reka ndirimbo y'aba Westlife. Niwe nabonye mu buzima ubwo aribwo bwo niwe oye, niwe nge nakunze. Ubundi Taff Yesu yaba yaraje ku isi? Yesu yakabundi Yesu yaraje, urabona yafite misiyo yo kuzaza hano Nyabugogo. Yaraje araza, ubwo ageze hara mugaskata asanga sinzi ibintu byabereye, ibijama byanga kumukingura ngo yizire. Yabirangiye yisubiye hehe? Asubiye mu Misiri. Taff, ubundi iyo utekereje u Rwanda nk'igihugu uba wumva u Rwanda ruherereye kuwuhe mugabane? U Rwanda ruri ku mugabane w'u Rwanda. Ndimo kukubwira ku mugabane, uvuga umugabane. Ku mugabane wa Amerika. Taff, ubundi utekereza iki iyo bavuze ngo ahangaha ni mu majyaruguru, ahangaha ni mu majyepfo? Ubu utekereza iki? Impamvu boyita amajyaruguru hamwe habazamuka kandi hamanuka. Taff, ngaho tubwire, ese ubundi ukunda gushyuha mu yahe masaha? Ukunda gushyuha mu yahe masaha? Kunjye nkunda gushyuha mu masaha ya nimugoroba, after lunch, mu masaha ya after lunch. Yeah, after lunch. Taff, uravuze ngo ukunda gushyuha mu masaha ya after lunch. After lunch bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ifunguro rya mu gitondo. Nyuma ya after lunch nibwo najya gushyuha cyane. Taff ubundi yigeze gufungirwa kuba yafata ibibaba cyangwa ibijyanye n'ibiyobyabwenge ku bantu bagiye bamukurikirana, bagiye bumva ibiganiro yagiye atanga, cyane cyane ko witwa Yago yamukoresheje ikiganiro mu mwaka wa 2023 ndatekereza. Ahangaha rero Yago yaramubajije ati ese Taff
tubwire ikintu kimwe cyerekana yuko Taff aka kanya atagifata ku kibaba cyangwa ibyo dukunze kwita ibiyobyabwenge, ubwo turuvuga nk'urumogi. Ati tubwire ikintu kimwe. Ese Taff hano mwumve ukuntu yasubije umunyamakuru Yago. None se Yago kano kanya waretse nkaba Yago wowe ukaba Taff, none icyo kibazo nawe ukakisubiza. Ku bantu bagiye babona amafilime menshi y'umugabo witwa Kanyombya, hano umunyamakuru yari yicaje uwitwa Kanyombya ndetse n'uwitwa Taff. Rero Kanyombya muribuka filime yakoze, sinibuka neza nimba ari Kanyombya cyangwa ari muri Zirara Zishya, ntago mbizi ababyibuka, ariko muribuka aho Kanyombya yambikaga ikariso inkoko. Murabyibuka neza ku bantu barebye iyo filime. Ese hano umunyamakuru yabajije uwitwa Taff ati ko warebye filime ya Kanyombya, aho kandi iyo turebye filime tuba dushaka gukuramo ibijyanye n'amasomo, tureba filime nyine tukazigiraho. Ese wowe ubona Kanyombya yambitse ikariso inkoko wakuyemo irihe somo? Mwumve hano Taff ukuntu yahise asubiza. Isomo nabikuyemo ni uko nyine bishoboka ko inkoko yakwambara ikariso. Hano Taff bakomeje kumubaza, n'undi yagiye abazwa n'abanyamakuru bagiye batandukanye. Hano umunyamakuru yaramubajije ati ese iyo wumvise ijambo mubyara wawe cyangwa bakubwira ati uriya muntu ni mubyara wawe, muba mupfana iki? Cyangwa se biba byaragenze gute? Hano mwumve ukuntu uwitwa Taff yahise asubiza. Mubyara wawe aba ari murumuna wa papa wawe. Ni ukuvuga ngo ni kwa kundi papa wawe abyaye umwana, yamara kumubyara nawe akabyara undi, yamara wa mwana abyaye nawe undi akabyara undi, na papa we nawe akabyara undi, n'undi mupapa nawe akabyara undi mupapa, abapapa bakabyara abandi bapapa. Nyuma y'ibyo kubyara abandi bapapa, hanyuma nyine akaza kuhita ahinduka mubyara we. Nyuma yuko Taff bamubajije kuri mubyara we agasubiza kuriya, barongeye baramubaza bati ese iyo bavuze umwishywa wawe baba bashatse kuvuga iki? Mwumve hano ukuntu Taff yakomeje gusubiza. Umwishywa ni umwana wa mushiki wawe, y'ibyo cyangwa ni umwana w'umugabo wawe. ni ukuvuga ngo ni umwana wenda tuvuga nk'umugore wenda umushatse wenda we warabyariye wenda uri nk'umuhungu wabyariye wenda ari nk'umukobwa mwabyaranye kera ukiri umwana hanyuma akaza nk'umukobwa wawe akaza mu rugo mba numva nyine waba ari nk'umwishywa wawe. Nyuma yuko abajijwe kuvuga kuri mubyara we uwo yaba ari we akabazwa umwishywa, umunyamakuru akomeje kumubaza ati ese iyo bavuze mukase w'umuntu baba bashatse kuvuga ngo iki? Mwumve hano ukuntu Taff yakomeje gusubiza. Mukase w'umuntu wenda muzi twaranabanye twaranahuye. Reka byagenze bite? Mukase w'umuntu yakubaniye ate? Makadata yarangomye man. Reka byagenze bite? Twakomeje umunyamakuru Taff yakomeje kumubaza ati ese buriya Taff nko mu buzima busanzwe hagize nk'umuntu ugohereza amafaranga ahwanye na miliyoni 1 y'amanyarwanda wayakoresha iki? Mwumva hano ukuntu Taff yahise asubiza. Miliyoni mbere na mbere nagenda nkahita nkora teremusi 6. Teremusi kuko urumva ko ngiye nikundira mu karo namara gukora teremusi ayo data we ariko naho twakora mu karo. Nyuma yuko avuze yuko miliyoni yayiguramo teremusi nyinshi zigera muri 6 ubundi kajya yinywera mu karu kuko ayikunda cyane, bahise bamubaza ati se nyuma yo kugura teremusi uno wahita ugura iki? Mwumve ukuntu yahise asubiza. Usino kugura amajyane. Yego amajyane menshi ku buryo uruganda ngomba kurombyana n'abantu bakagira ubwa kavati ngiye no kuvuga ngo nukugenda nkamagana nacikanwe abantu bose bafite zano z'abantu bacuza amajyane yose mayajyane mu rugo ndabishyura nkabishyura. Kwaje rero ku bisakuzo hamwe na Taff. Ese Taff yaba azi ibisakuzo?
tugiye kumva ibisakuzo yabajijwe n'umukobwa witwa Linda usanzwe ukina amafilime. Noneho tujya kumva ibisakuzo ese Taff yaba azi ibino bisakuzo. Nyuma yaho bamubwiye ibisakuzo, katwumve ku gisakuzo cya mbere kivuga gutya: Taff sakwe sakwe nyiramakangaza ngo mutahe. Mubaza akomeza kumubaza, aramubwira ati noneho sakwe sakwe Taff ati imyumbati mishoye. Imyumbati mishoye, urukundo rw'aba nako divorce ni divorce itunguranye. Taff sakwe sakwe, undi ati soma. Ati rero abana banjye barara bahagaze bwacya bakaryama. Abana bawe nuko batumva ibyo babwira. Hano Taff yakomeze kubazwa, arabazwa ati ese ubundi Taff iyo wumvishe bavuga ngo minisitiri w'intebe uba wumva ashinzwe iki? Minisitiri w'intebe urumva nawe ibaze nawe minisitiri w'intebe aba minisitiri arajije no mu ntebe. None se Taff kurimo guseka aho minisitiri w'intebe ni ubwa mbere wumvishe iryo jambo? Ngira njyaga ngona kubyumva ariko sinari hago umwanya. Mari w'intebe mari. Ese ubona minisitiri w'intebe yaba akora iki? Minisitiri w'intebe nyine umva yaregeye. Hano umunyamakuru yakomeje kubaza uwitwa Taff, aramubaza ati ese Kennedy yaba yarapfuye gute? Wo Kennedy nyine yaroyoboraga Amerika, sinzi ibintu niba ari abanazi bamusabye, sinzi ikintu bamusabye kugira ngo akore, arabyanga. Ageza biswi nizo zamuhitanye. Biswi ziraza agricose. Taff bamubajije ku bijyanye n'indaya. Murabizi yuko abitwa banzovu bagiye biyemerera yuko bibomorera indaya, ubwo ni mu rurimi rwabo bakoreshaga rwo kubomora. Rero hano umunyamakuru yabajije Taff nimba ajya agura indaya. Mwumve hano Taff ukuntu yese asubiza: indaya narayiguze. Oya ntabwo nayiguze. Taff wibeshya, ijambo rya mbere niryo rya mbere, wibeshya. Waguze indaya wibeshya. Oya nta ndaya nigeze ngura.